Ese waba warigeze gushyira video kuri YouTube yawe ugategereza views ariko ugasanga ntizirenze 10, ntizirenze 20, ntizirenze 50? Uri kumwe n'abantu benshi muri iki gihe cyane. Ese algorithm ya YouTube yaba yaranyanze? Icyo kibazo ugomba kukibaza. Muri iyi video ndakwereka uko wasubiza algorithm ya YouTube ku murongo, ugakosora ikibazo cya lost views n'icyatuma YouTube yongera kukwereka abantu. Niba uri small YouTuber, iyi video ushobora guhindura cyane 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 channel yawe burundu. Reka dutangire rero nk'uko twajya tubibabwira, ngiye kubagezaho rwose, iyi video uyirebe, ngiye kubagezaho ibice byose bishobora kuba byagufasha kugira ngo ugere ku byifuzo byawe. Reka dutangire rero, turatangira kuri ese algorithm rating ni iki? Algorithm rating ni iki? Algorithm rating si amanota YouTube ikubwira, ahubwo ni uko YouTube ikwizeramo, uburyo YouTube ikwizeramo. Iyo ushyize video yawe kuri YouTube cyangwa kuri YouTube channel yawe, ni ukuvuga ngo hari ibintu bigenderwaho. Iyo ushyizeho video kuri YouTube hari ibintu bigenderwaho. Ubwo ni ukuvuga ngo iyo video yawe abantu, iyo ushyize video y'abantu ntibakande, aricyo twita CTR iri hasi. Ubwo ni ukuvuga ngo abantu iyo badakanze kuri thumbnail yawe, ni ukuvuga ngo video yawe n'ubundi still iba ikiri hasi. Ikindi, iyo abantu bayirebye igihe gitoya, ni ukuvuga ngo igihe gitoya ni icyo twita watch time iri hasi. Ni ukuvuga ngo hari igihe umuntu aza agakanda kuri video yawe akaba yareba umunota umwe, yareba iminota 3. Icyo gihe algorithm ntabwo igufata nk'aho uri umuntu uri serious. Icyo nicyo twarebye hamwe, nicyo bita algorithm rating. Ni ukuvuga ngo algorithm igomba kumenya ese uyu muntu abantu video ye bari kwitabira, ese uyu muntu video abantu bari kuyireba. Iki rero nicyo kizatuma algorithm ikugumana, ikakugira inshuti. Ngo ikindi, abantu se bakora like, abantu se batanga comment kuri video yawe, abantu se bakora subscribe kuri video yawe. Icyo ngicyo rero nicyo kintu kikuzanira abantu mu muntu bwawe, nicyo kintu kikuzanira abantu ku bwami bwa channel, bwa YouTube channel yawe. YouTube ihita ivuga iti iyi channel sinzayisunika, iyi channel sinzayisharinga abantu. Kubera iki? Kubera bya bintu bitatu tubonye, aribwo abantu badakanda kuri thumbnail yawe. Ikindi, aribwo abantu bareba iminota mike bagahita bakitinga video bakavaho. Ikindi, aribwo abantu badakora like, badakora share, badakora subscribe. Ni ukuvuga ngo icyo gihe algorithm kuko byose bigenda bireba, icyo gihe rwose iravuga ko iyi video ntago nzayisunika, iyi video ntago nzayereka abakunzi, abakeneye kureba ibintu byawe. Ibyo bituma video zawe rero zikomeza kuguma ku bantu bake n'iyo wazishyiraho neza. Kubera iki? Kubera ko still cya kintu tubonye, algorithm iba itaguhaye agaciro, kubera ko abantu batakanze kuri video yawe, kubera ko abantu batakoze comment, kubera ko abantu batarebye igihe kirekire. Ibyo rero bigatuma aricyo twita rating algorithm. Tugiye kugera ku yindi mpamvu. Impamvu ya kabiri avuga ngo impamvu algorithm yawe iba lost. Impamvu algorithm yawe iba nkeya ni iki? Hari ibintu rero hano tuzi, ibintu bitatu. Hari gushyira video utarateguye, ariyo video hook, hakaza icyo bita thumbnail zidashishikaje, hakaza icyo bita guhindura topics buri kanya, ikindi kutagira audience imwe, ikindi cya nyuma aricyo kureka channel igihe kirekire. Ahangaha twihuse, gushyira video ya mbere, gushyira video utarateguye, video nta hook, intro ndende cyangwa iki. Thumbnail, gushyiraho thumbnail idashishikaje. Thumbnail, murabona nk'iyi thumbnail ahangaha, thumbnail ituma umuntu avuga ati iyi video ngomba kureba cyangwa se ngomba kuyireba. Ni ukuvuga ngo reka umuntu akande kuri thumbnail yawe, kuko abona ko thumbnail yawe yamukuriye amaso, abona ko thumbnail yawe ari ikintu agiye gukura muri ya video irimo imbere. Kuko thumbnail nicyo kintu ntabwo ari cyo kintu cy'urufunguzo rwa mbere kugira ngo ugere kuri iki, ujye kuri video urebe. Ni ukuvuga ngo twitondere gukora thumbnail niyo ituma umuntu aza kuri video yawe. Guhindura topics buri kanya. Hari abantu bahindura topics, niba yashyizeho title iyi ngiyi akayihindura nk'uko twabibonye muri video y'ubutaha, ukagenda uhindura ibintu. Iyo ubihinduye, ni ukuvuga ngo uyu munsi
uyu munsi uri Beh, kwigisha, isto é ejo importante ugiye hoje, muri acho komedi, eu. ejo bundi ugiye muri gospel cyangwa ugiye muri sport. Icyo gihe algorithm ntabwo izagufata nk'umuntu uri serious, ahubwo izakuvuga ngo uyu muntu ntabwo azi ibyo arimo. Ni ukuvuga ngo noneho kutagira audience imwe, utagira audience imwe YouTube ntiyamenya uwo ugomba kwerekana video zawe. Niba ukora siporo, YouTube ibonye ukora siporo, ejo ibonye ukoze indirimbo, ejo ibonye ugiye mu bintu bya siporo. Iki gihe YouTube izavuga ati, uyu muntu turafata ibihe tureka ibihe. Ni ukuvuga ngo wowe hitamo audience imwe, uvuga ngo audience imwe. Icya gatatu rero, tugeze kuri uko wasubiza algorithm yawe, uvuga ngo reset by step by step. Ngiye kubereka izo step ya mbere rero iravuga ngo fata niche imwe gusa, nicyo nari kubabwira. Gufata niche imwe gusa, hitamo topic imwe. Urugero nubwo mwarabonye hariya YouTube golf gusa, tech tutorials gusa, motivation gusa. Ni ukuvuga ngo aha ngaha impamvu mbikubwira ni uko icyo gihe gufata niche imwe bizagufasha kuba waba inshuti ya algorithm, bizagufasha kuba algorithm yareba ibintu byawe. Ni ukuvuga ngo niba ugiye gukora ikintu, algorithm izajya ivuga ati wow, uyu muntu yahisemo yuko twakora kuri YouTube, ku murongo wacu wa YouTube. Algorithm izavuga uyu muntu arimo arafasha abantu bashaka gukora ku murongo wa YouTube, reka mufate muhereza aba bantu bamurebe, kuko ni inzira imwe ari kugendamo, nta kindi kintu ari gukora. Icyo gihe rero bizagufasha gukomeza gushyira imbere. Iyo YouTube ibonye consistency iravuga iti aha hantu niho nzazana abantu bashaka ibi ngibi. Ni ukuvuga ngo niba ukora ibintu byo kuvuga ngo ndashaka uburyo, ngiye gukora uburyo twakora kuri YouTube, ngiye gukora uburyo ngiye gukora tutorials gusa, ngiye kumotivatinga abantu mu byo bakora, icyo gihe YouTube izafata za video z'abantu zawe izijyanire ku bantu bazikeneye. Ni ukuvuga ngo algorithm niyo igena uburyo channel yawe irebwa, niyo igena uburyo channel yawe igenda. Ni ukuvuga ngo algorithm ireba audience yawe nini, ikavuga ati, ikareba popularity yawe, ikavuga ngo aba bantu bakeneye wenda mu buryo twakoresha YouTube, bakeneye uburyo twatera imbere muri YouTube, uburyo twabyaza amafaranga muri YouTube. Aba bantu ngomba kubereka iyi video. YouTube rero nk'uko mubibona igenda isharinga abantu kugira ngo abantu bamenye ibyo ukora, kugira ngo abantu bamenye ibyo ukomeza kugenda ubagezaho. Ibyo rero bizatuma ukomeza ntuza algorithm ikuzamura, ikujyana ahantu, igushyiraho ubuzima. Tugeze kuri step ya kabiri rero, ariyo ngo hindura title and thumbnail. Guhindura title and thumbnail twabyitondera aha ngaha, ni ukuvuga ngo ntabwo ari ukuvuga ngo ibintu byose ibyo wigishije uvuga icyo umuntu azunguka. Oya, ni ukuvuga ngo niba ugiye kwigisha abantu ibintu, babwire icyo bazakura mu bintu byawe, sibyo? Niba ugiye guha uburyo bwo gukora, tuvuge wenda uranditse ngo title ngo uburyo bwo gukora kuri views, ibyo ntabwo ari ibintu bihagije. Ahubwo uvuga ngo iyi method yatumye video yanjye ifata views vuba. Iyo method yatumye video yanjye ifata views vuba, yisobanure. Thumbnail yawe yigaragaza. Aha ngaha uramubona izi thumbnail, ubwa mbere before na after. Thumbnail yawe yigaragaze, uyerekere abantu beza, abantu bazayikora. Tugeze ku ya gatatu, ongera watch time. Kongera watch time murabizi, step ya gatatu, kongera watch time. YouTube ikunda video abantu bareba igihe kirekire. Ni ukuvuga ngo niba ufite video abantu bakayikandaho cyane, bakagumaho igihe kirekire, cya gihe algorithm ikabona abantu bari kuyimaraho igihe kirekire, izayifata itangire kuyisasakaza mu bantu bayikeneye. YouTube ikunda video nyine iri kurebwa cyane kandi irimo iragenda itanga ibisubizo ku bantu. Ni ukuvuga ngo tangira video yawe n'ikibazo, tangira ububwira abantu, ese waba ufite ikibazo cya views, ese waba ufite ikibazo cya subscribers, ese waba warahuye n'ikibazo cyo kuba utabona views. Icyo gihe abantu bazagira curiosity, bazagira amatsiko kureba ibintu bizakuza muri iyo video, sibyo? Cyangwa kora icyo bita promise, sezeranya abantu ibintu bazabona, kandi ibyo bintu ubasezeranyije uyibabeshye. Babwira ibintu bifatika, babwira ibintu bibereka, babwira ibintu bazamenyeraho ikintu kandi bazagifatiraho. Ibyo rero bizagufasha kuba wagumya kugendera ku murongo wa YouTube neza, kuba wagumya gutera imbere muri YouTube neza, kuba abantu baguma ku bihangano byawe, ku buryo urugero mu minota 10 iri imbere uramenya impamvu video zawe zitabona views. Ni ukuvuga ngo urimo urabatera amatsiko y'uko uri gukora video. Icyo gihe rero wowe
kora ibintu byiza, ukore hook nziza, ubaze abantu ibibazo, abantu batinde, uko algorithm ibona ko abantu batinda kuri channel yawe izerekana video yawe, uko abantu nabo babona video yawe ko ari nziza bazatindaho, wongere icyo bita watch time. Tumaze kureba kuri step yacu ya gatatu, icyo gihe rero algorithm na rwose nibona watch time yawe izamuka izagusesekaza ku bantu neza. Tugeze rero kuri step ya kane, subiza engagement. Aha ngaha nkunda kubivuga, abwira abantu icyo bakora, comment, tuvuge ijambo algo, like niba wabyumvise, subscribe niba uri small YouTube channel. Ibi ni ibintu nk'aba YouTubers tukiri bato, niba uri umu YouTubers ibintu ugomba kuba kubimenya. Comment ni ukuvuga ngo comment, ubwira abantu gukora comment, ubwira abantu gukora like, kuko abantu twese turibagirwa. Ushaka kubwira abantu ati se mwamfasha mukahora like, mwamfasha mukasesekariza iyi video ku bantu bakayireba. Icyo gihe ni ukuvuga ngo wa muntu ukureba ashaka kuba ahugiye mu, ariko nibura nabona video yawe nziza gushima. Icyo gihe rero video yawe nikomeza kugenda neza, abantu bazabikunda, abantu bazishima, bazavuga ngo iyi video reka nyisharinge ku bandi bantu, iyi video reka nyisharinge ku wundi muntu. Ibyo rero bizagufasha gukomeza kuba wakora kuri YouTube channel. Tugeze rero kuri step ya gatanu, siba cyangwa hisha video mbi. Aha ngaha ikintu nshaka kubabwira, video zishaje zifite watch time nke cyane, CTNB na CTNB. Ni ukuvuga ngo hari amavideo tuba twarakizeho ariko atashashimari, wowe aho kugira ngo unayisibe wenda nagushishikariza ko wayihidinga kugira ngo itakwicira channel yawe. Ni ukuvuga ngo watch time nkeya cyane na CTNB zimara average ya channel yawe. Ushobora kuzisha, ushobora gukora icyo bita unlisted, nagiye mbibereka, aho kuzisiba ntabwo nakwiziza, kuzisiba nabwo uba ugiye kuba wagabanya amasaha yawe cyangwa amaviews yawe, ahubwo ushobora kuzi unlistinga wenda kugira ngo zidakomeza kwica channel yawe, bityo bigatuma utakomeza gutera imbere nk'uko dutera imbere. Ni ukuvuga ngo rero izo zihishe, cyangwa numara cyangwa uzikureho kugira ngo YouTube channel yawe ikomeze kuguma mu buryo bwiza. Izo step eshanu nabagezagaho, izo step zidagira ngo zikurikirane kuko algorithm irazikunda rwose, zikurikiranye uzigendereho neza, kuko murabizi ko YouTube channel algorithm ariyo ikora, algorithm niyo ikora ibintu byose, ntabwo wayifaking, ntabwo wayibeshya. Kurikiza rero izi step eshanu tubonye, uzaza unshimira muri video zanyu, muri channel, kuri channel yawe nitera imbere, uzaza hano unshimira muri comment umbwira ngo ibintu wambwiye nibyo. Ibi ni ibintu tuba twagiye dukora mu gitabo cya YouTubers, ukora kuri YouTube neza. Tugeze rero kuri icyo bita algorithm reset itwara igihe kingana iki. Tugiye kureba algorithm reset itwara iminsi iri hagati y'7 na 14. YouTube itangira kugutestinga, cyangwa iminsi 30 result zigaragara. Ikintu cy'ingenzi ngo ni consistency. Ikintu cy'ingenzi ni consistency. Iyo views zawe zimanuka, ni ukuvuga ngo uba udakora nyine, uba udakora, ugenda usubira inyuma, nk'uko muri kubona aha ngaha bivuga bimanuka, kukwereka ko uri muri danger, ntabwo YouTube channel yawe. Ni ukuvuga ngo rero iga ku kintu cyo gukoresha igihe cyangwa amatariki, uvuga ngo ngewe ese ngomba gukora video iminsi ingahe, ngomba gukora video mu matariki ayahe. Icyo gihe bizatuma uba inshuti ya algorithm. Nuhozaho nukomeza gukora icyo bita consistency, gushyiraho video ku yindi, bizazamura cya gihe cyawe cyo kuvuga ngo algorithm izakumenya, algorithm izamenya ibintu ukora, algorithm izavuga ati wow, uyu muntu urabona ko ari mu murongo, uyu muntu arimo arakora ibintu biri ku murongo, uyu muntu reka tumukurure, reka tumuzamure. Nujya muri analytics zawe uri kureba, uzabona ko hari ikintu cyiyongereyemo, uzabona ko abantu bishimiye ibintu byawe. Icyo gihe rwose bizagufasha kuba wakomeza gutera imbere no kuba wakomeza kugira ibyo ugeraho cyane. Rero niba video zawe zitabona views, ntibisobanura ko uri mubi. Oya, ntucike intege rwose ngo video zanjye ntibisobanura ko uri mubi, bisobanura gusa ko algorithm itarakumva neza, itarumva ibyo ukora, itarumva ko yaba yagusasikariza muri video. Nk'ubu ngo ugomba gukorera ikintu witonze, ukavuga ngo kora ibi bintu navuze, uhe YouTube signal nziza, urebe impinduka. Niba iyi video igufashije rero mu mwanya wacu, niba iyi video igufashije mushuti wacu rwose, kanda like,
kora subscribe kuri MD Empire TV kandi usangize undi mu small youtubers ukeneye kumenya iyi video, kandi rwose ndabashishikariza rwose kuzajya mureba ibi biganiro biza bibafasha, kandi tuzongera duhure mu yandi mavideo menshi. Wowe ujye wandika muri comment video ushaka tuzatugukorera, twe turi aha ngaha ku bwanyu.